Reka nongere mbasuze kandi bifurize byiza hamwe mukomeje gukurikira nyine Wakanda Daily Official. Reka none twongere duhereze ikaze abakunzi bacu baba muri diaspora bose aho bava bakagera, bumve ko tubahaye ikaze by the way. Mwumve ko rwose tubahaye ikaze uyu munsi rero tuzanye inkuru nshya, ni inkuru nziza cyane. Ni inkuru nziza cyane ariko by'umwihariko ku bakunzi aba Vestine and Dorcas, nkuko tutahwemye rero kubagezaho amakuru yabo agiye agezweho gatanu ku kandi. Tubazana inkuru yindi rero, ni ifoto yagaragaye ku rukuta rwa Instagram rwa Vestine, iri postingwa ndetse na Dorcas, ndetse barimo nyine bicaye ku ntebe nkuko muri kubibona rero ku ntebe bari bicaye ku ntebe, mbere yabo hari hateretse charger nkuko muri kubibona, ariko nkuko mubibona ahantu bafatiye ino foto, nkuko mubibona rero ahantu bafatiye ino foto ni naho mu minsi ishize twabagejeje inkuru ya mama Vestine yarari, bivuze ko aha hantu bari ni naho nyine wa Vestine mu gihe gishize nawe yarari, nkuko bigaragazwa n'ari amarido ari inyuma cyangwa se ari amarido ari behind. Ndizera muri kubibona, gusa bishobora kuba ari Vestine wari wasuye mu rugo iwabo nyine, gusa ashobora kuba yamusuye, ntabwo bihagazeho neza, ariko amakuru avuga ko nyine yaba yamusuye kuko bigenda bivugwa hirya no hino, ndetse nyine byagiye binagaragara ko ku mbuga nkoranyambaga babyishimiye cyane. Nkuko mubibona rero Vestine ibisuko afite bijya guhura neza na bya bindi yari afite mu birori byo kwa Niyo Bosco. Ubwo Niyo Bosco rero yatereraga ivi umukunzi we, murabyibuka. Nimwitegereza neza mukabihuza murasanga ibisuko yari afite ari byo yari afite n'aka kanya. Bivuze ko iyi foto rero muruzi ari ifoto nshyashya, ni ifoto itari ya kera, ni ifoto bafashe vuba by the way. Nkuko mubibona ni ifoto bafashe vuba, gusa iyi foto rero igiye hanze nyuma yaho bongeye kugaragara haba Vestine na Dorcas ndetse nyine na Idriss, bagaragaye rero bari mu birori bya Niyo Bosco, bari bagiye kumushyigikira nk'umuvandimwe wabo wababaye hafi, wabandikiye indirimbo zigiye zitandukanye, wabafashije buri kimwe cyose. Bari bagiye kumushyigikira rero ubwo yateraga ivi. Murabyibuka ko mu gihe gishize rero nta minsi iracamo bibaye, byari ibirori byiza cyane, byari ibirori byagarutsweho n'ibitangazamakuru byinshi, nubwo bamwe bagiye baterera ijisho bakavuga ati ibintu byaranze nyine kiriya kirori nubwo byari byinshi, dore ko hanagaragaye ku mbuga nkoranyambaga ifoto ya Dorcas ari kumwe na Chris Easy. Ifoto yavugishije benshi bagiye bavuga ati rwose ni couple rwose ni nziza. Bamwe batahwemye kuvuga ko Chris Easy yaba ari mu rukundo cyangwa se ari mu rukundo na Dorcas, ariko byose byari ibitekerezo by'abantu, ntabwo wahita ubihamya, ntabwo wahita ko ubihamya neza 100%. Gusa byose byagiye bivugwa rero ubwo nyine Niyo Bosco yatereraga ivi umukunzi we. Ni ibitangazamakuru byinshi cyangwa se n'ababloga benshi bagiye bagaruka rero ku mukunzi wa Niyo Bosco, bavuga bati ashobore kuba yarahubutse se cyangwa yaribeshye, kuko Niyo Bosco mu busanzwe nta nubwo ari mukuru cyane, ntabwo ari mukuru cyane. Bagiye bagaruka rero ku rukundo rwabo, nubwo bamwe bavugaga ati ni ukurutega iminsi, ariko nyine ubundi buriya umuntu ufashe icyemezo cyo kuba umugabo numva ko nta wundi wakagombye kumuhutaza cyangwa se kumuvuga, kuko aba yaragifashe we ubwe, ntawe agishije inama. So rero muri abo ngabo twavuga nka Jay wa Mpangu, uramuzi cyane, ni umubloga hano ku imihanda, utajya uhereza buri umwe wese, ndetse na Muchoma w'umuhanzi. Muchoma sinzi niba muri kumumenya neza, ariko ndizera muri kumubona hano ubwo yagaragaye ari kumwe na Aisha mu gihe gishize bwo yari ari mu Rwanda. Nubwo Muchoma ayibera hanze, atwara imodoka itwara amafi, agenda aderivaringa. Yagarutse rero ku mubano wa Niyo Bosco ndetse n'umukunzi, avuga ati Niyo Bosco ashobora kuzicuza wenda nyuma, mu gihe wenda amafaranga yaba yarabaye make se ngazashobora kuzamuta. Ndetse hari n'abandi babloga benshi, wenda nk'urugero nka Swagabendo muramuzi, akunze kuvuga
the moral of the story nyinshi, abwira abantu nyine inama, bagira inama. Yaravuze ati Niyo Bosco nawe ashobora kuba yahubutse se cyangwa yakoze ikosa, avuga ati buriya abagore ni abantu bakira nyine ibyo babonye nk'uko mubizi, mu gihe batabibonye rero bakaba bakigendera. Byagiye bigaruka n'abantu benshi, byagiye bivugwa n'abantu batari bake cyane. Gusa icyo twari tuje kubabwira ari ifoto rero Vestine and Dorcas bagaragaye rero bari kumwe. Ni ibintu batari baherutse gufata ifoto bari kumwe, dore ko I think byaherukaga mu kirori niba ntibeshye, mu gihe izindi bazifataga bari kumwe n'abandi nyine basuye bari muri timu y'abandi. Iyi foto rero bayifashe noneho ubwe bari bonyine. Turavuga ati ntago twabura rero kuyibasangiza nk'abakunzi bacu, mudahwema kudushyigikira se cyangwa kumenya amakuru ya Vestine na Dorcas. Twavuze ati rero reka tuyibahe. Dorcas rero n'ubwo ifoto yagiye hanze, Dorcas aheruka rero kuvugwa cyane ubwo yagaragaraga afite telefone, telefone twavuga ko ari fone y'igikoko. Ni fone twanagarutse mu kiganiro cyacu, nagusaba kujya kureba ubwoko bwayo, ndetse twayivuzeho n'ibintu byinshi. Ishobora kubiruca agaciro ifone Chris izi yagaragaye afite. Byose rero twabigarutseho mu kiganiro cyacu. Cyo nagusaba nuko wasimbukiraho mu biganiro biheruka, ubundi ukabasha gusobanukirwa byinshi bijyanye na telefone ya Dorcas. Murabyibuka ko Dorcas twamugarutseho ku isa yagaragaye yambaye ubwo bagiye gusura Vestine. Ibyo byose n'ibiganiro twagiye dukora byinshi cyane biba kuri uyu muyoboro wacu nyine mugari wa Canada official. Ngusaba rero ko wanyarukiraho nawe ukabasha kwihera ijisho ndetse ukabasha gusobanukirwa byinshi n'amakuru menshi tugenda tubagezaho. Uri icyo ngusaba ari ugukanda subscribe ndetse ugafungura nk'inzogera, kuko ndahwema kubibabwira umunsi ku munsi. Ibyo byose rero nanone bibaye nyuma yaho Vestine aheruka rero gutomagura umukunzi we Idriss. Aheruka rwose kumutomagura, aho rwose aheruka kumutungura. Ni ku mugoroba w'ejo rero yanditse ku rukuta rwe rwa Instagram mu gifaransa yagize ati le plus beau jour de ma vie. Tugenekereje mu kinyarwanda se cyangwa mu rurimi rwacu rw'ikinyarwanda, yarashatse kuvuga ati umunsi ukomeye mu buzima bwanjye. Ni amafoto rero yagaragaje yaranze umunsi w'ibirori byabo. Ni umunsi w'ubukwe waranzwe rero n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye, aho yafashe rero amafoto bafashe muri icyo gihe nyine, arongera arayagarura arapostinga ari kumwe n'umukunzi we Idriss. Arongera aravuga ati uyu ni umunsi rwose udasanzwe mpora nibuka. Ni umunsi ukomeye mu buzima bwe nyine, mu buzima bwa Vestine, aho yagarutse rero ashimangira umubano wabo, ndetse anashimangira ko ahari ameze neza, ko nta kibazo na kimwe. Kuko bamwe usanga bari gutekereza se bavuga ati imibereho imeze gute, abayeho ute, ati se yakira urugo rwamuguye ute. Iyi foto rero cyangwa se aya magambo yaje ahamiriza rero avuga ati byose bimeze neza, kandi koko nyine bimeze neza. By the way, nk'uko mubibona mu mafoto, murayibona ifoto ya just now, muri kuyibona ameze neza. Ni umumama umaze kumenyera urugo rwose. So rero reka mbasabe rero gukanda like ndetse na subscribe, ugafungura n'inzogera kugira ngo byose byiza bibera hano rero bitazigera bigucika. Ahaho ni kuri Wakanda official. Nge nyita DJ Wakanda famous. Ndabashimiye.